benshi bose uzashaka benshi nzashaka bose uzashaka sibyo sheri umbaze yawe nyine ndashaka ko wongera ukantera indi nda basi nakwinginze mbabare wareka kwikora ibyo bintu ugomba kubikora kandi serious nugena nawe ndahita niyica ubimenye nugena ndahita niyica n'ukuri kw'Imana wowe nta mpamvu ufite n'imwe yo kwiga ku buzima impamvu ndayifite shini impamvu ndayifite kwa yuko ngende nushaka kugenda nupfa naye ndica nshaka gukurikira umukobwa mu ndu bimwe shiri wikora ubwo bukoryi shiri urimo gushaka gukora ubwo buryo urimo gushaka kunsigira ndetse urimo gushaka kunsigira shiri ndeka mbikore please oya ndakwinginze nta mpamvu ufite n'imwe yo kunsiga ndakwinginze shiri ndakwinginze icyo cyuma gikure ku ijosi ryawe mbabarira urarama gupfuye wenda gukurikira oya wibikora ndakwinginze mbabarira ureke basi icyo cyuma gikure ku ijosi urashaka kugenda kubera iki ntabwo nabaho muri buno buzima nabuze ikintu cy'agaciro kuri njyewe ntabwo byashoboka nkunze kubivuza wabuze ikintu cy'agaciro muri buno buzima nongeye nanjye urashaka ko mbona nanjye ibintu bibiri by'agaciro muri buno buzima umwana wacu ndetse nawe uragira ngo bigende gutya ndakwinginze rero mbabarira nandi mahitamo mfite pe ndakwinginze please mbabarira kuri icyo cyuma ku ijosi ryawe ndakwinginze nanjye ndakwinginze mbabarira reka nze mbasi mukure umugozi mu ijosi sibyo ndakwinginze shimba mbabarira ndakwinginze mbabarira ndakwinginze bibi wambabariye ukanyumva ko wambabariye tukareka gukomeza gukora ubu tuzakora nk'ubucucu kugeza ryari ese yajya bigeze ubu ngomba kuyikura basi reka mupfukame basi reka mupfukame mupfukamira ntabwo ngiye mbishaka nese ubwo ino nda yabibaye akanga ino nda ni iya munani wambabariye yo tukayibyara basi tuzabyara ikurikira kingi reka tureke kuyibyara sibyo reka njye kuyibyara ndagusezeranya ko ntazigera mbura amafaranga yo kurera umwana wacu niba ushaka ko tunabana umbwire mite mbikora igitaraganya bebe tuzakomeza dukundane ntabwo nzakwanga rero reka dukomeze tubyara umwana wacu oya bebe ari ibintu byinshi utarakemura reka tubaze tuyikuremo reka tuyikuremo uri kunyumvisha gute ngo ukuntu tugomba gukuramo inda ya munani ese wowe nta n'ubwo biba biguteye ntabwo buba ufite bebe a promise tuzabyara ikurikiyeho sibyo ubizi gute niba nyuma y'iyi nda hari uwundi mwana uzaba azaza ndabizi uzi gute niba n'Imana izatubabarira inda zirindwi zose zimaze kuvamo none niya munani ugize amahirwe ubonye ngo urashaka kuyikura mu wayo sheri azaza sibyo azaza tuzabyara basi ikurikiyeho ndakwinginze umwana tumukoremo ntabwo ibintu byo gukuramo umwana ngiye mbishaka ntabwo nshaka ko umwana wacu tumukuramo ntabyo nshaka n'andi mahitamo mfite tugomba kumukuramo amahitamo urayafite ndimo ndayaguhereza niba ushaka ko tubana uraza tubane amafaranga yo kurera umwana ntabwo nzayabura njye nzarera umwana wacu wowe ndimo ndakubwira ibintu ukanga kubyumva kubera iki niki kiri gutuma ushaka gukuramo inda icyo umuntu gifite hasi ndakwinginze sibyo ntabwo iki ngiki cyo gisubizo
ibintu byose ushaka muri buno buzima nzabikora ariko basi simbure. urabona nzongera gutwita njyewe? Ya uzongera gutwita, sindi umuganga se simbizi, uzongera gutwita kuba inda yaravuyemo ubwo ni ikibazo cyabaye, tuzareba ikibazo cyabaye deni ndakwinginze. uri kwibuka ko umwana ari intwita ariyo mfura yanjye? Yego nanjye ariko ni imfura yanjye, nanjye ni imfura yanjye, ntabwo wikorera ikosa ryo kugira ngo nakubura. Okay, chérie, ndakwinginze. Tugiye kugenda tujye mu rugo sibyo? Ibintu ngiye kuza kubitekereza ngo bikore. Ese ukuntu kwiyahura bibabaza cyane. Ndabibaza iyo upfa nanjye nkapfa. Urumva gusa umwana abana kwe kuzabakura. Sibyo? Reka kurira. Ndagukunda kandi nyine gatanga kugenda ducana mu gusubira. Oya mbwira. Sheri nta bushobozi dufite sibyo kuko twagiye gukuramo izo nda zose ari uko tutari dufite ubushobozi, nta bushobozi twari dufite. None uragira ngo tubigenze gute? Nta bushobozi turabona. Use wakishimira ko tubyara umwana akandagara, umwana akirwa za Nyabugogo ari yabaye marine, byagushimisha umwana wawe wabyaye? Kawubwira ntabwo ngiye nakishimira ko umwana wanjye nagiriye ku gise yandagara murebe. Ese iwacu bo nababwira ngo iki? Ko nshimiye ko twabikora da, njye iwacu nababwira ngo iki? Urana nagenda akajya kububyarira iwacu? Byo kuki utabitekereza? Ubu uri kumva kubyarira iwanyu aribyo bisebetse cyane kuruta gukuramo inda? Ndi kuguhereza amahirwe, uri kuvuga ngo amafaranga, niyo mpamvu ndi kuvuga ngo nge nzihiringa kubw'umwana wanjye. Ubuse amafaranga yose twakoresheje dukuramo inda z'abana, ntabwo umwana wacu yaza kuvuka ari uwa mbere twari kubura uko tumurera. Wenda ibyo ni amateka byararangiye. Uyu nguyu niyo mpamvu nshaka kumufayitingira, ntagomba kunkuriramo umwana. Bebe ntabwo byashoboka. Iwacu nicyo kibazo mfite, kandi ikindi cya kabiri ndashaka ko dukora ubukwe. Ya tubukore utwite umwana wanjye avuke neza. Hari icyo hari amahirwe nari kuguhereza aho ngaho. Si bebe urana nako twakora ubukwe kuko ntwite wayo kuna abageni bazugera mu bukwe bashaka ko nikubita hasi kagira isereri. Nta kintu uzaba cyane ushaka umbwire tubane n'ubwo bukwe tutabukoze, ariko umwana wanjye aguma ari muzima. Oya bebe ngiye ntabwo twabana tutakoze ubukwe, ntabwo byakunda. Kandi ikindi cya kabiri n'iwacu ntabwo nabakira. Ese kuki utaburi kunyumva? Iwanyu nubabwira ko njye nawe tugiye gushakana kubera utwite, n'ababyeyi nabo ntabwo bazabyanga. Ntabwo nguteye inda ngo nkujugunye. Ko icyo utari kumva ingingo zanjye ngewe. Ntabwo nguteye inda ngo nkujugunye. Ndagutwara tubane turere umwana wacu. Ntabwo tureke gukuramo inda ya munani. Ntabwo utekereza ibyaha byose twakoze ko dukwiye kugabanya. Bebe ndagukunda arabizi sibyo, ariko ndakunda ikintu ndi kugusaba icyuma sibyo. Bebe nanjye ntagaruko, ariko ntabwo ushaka kumubyara ni ukuri. Ariko reka basi tuze dukemura ibibazo dufite, noneho basi tuzabyara uwo. Bebe umwana wanjye ntabwo agomba kuvamo sibyo. Umwana wanjye ntabwo agomba kuvamo pe. Uwo niwo mwanzuro ngiye nafashe. Bebe umwana wanjye agomba kuguma ariho akavuka
agakura akarerwa agakura. ntabwo byakora kuko mu rugo noneho sinzi ikintu nababwira. Mu rugo urababwira ko utwite kandi ugiye kubana n'umugabo waguteye inda. Nabihigura nahera ahantu nahera. Baby ndaguherekeza tujye kubibabwira. Ariko sinumva ukomeje umwanzuro wo kubimuriramo umwana. Ndaguherekeza. Oya sheri ndakwinjize kandi please sibyo. Ntabwo byakunda. Tubirebe. Umwana wanjye ntavemo sibyo please. Umwana wanjye ntavemo. Oya tugomba kubikura. Rero ntabwo umwana wanjye agomba kuvamo. Kandi ngira ngo nabikubwiye wabyumvise. Tuzabyara uzakurikiraho. Sibyo. Sheri mbwira ndakwinginze ntuzongere gukora ariya makosa sibyo kandi mbabarire ibaze mukuri ushaka kunsiga ukansiga njyenyine ngomba koko kurimo gutekereza iki mbabarire mvaga nta wundi mwanzuro mfite nafata pe byari byarenze ubwenge bwanjye kwihangana byari byananiye. Washobora agacucu wowe ushaka kwiyaka ubuzima hejuru y'umukobwa. Sheri ntabwo nabura kubwira ko ari we gacucu kuko njye nari ngiye kwiyaka ubuzima kubera urukundo rwanjye sibyo urabizi ndagukunda urabizi ko naraye kugukunda iteka ryose ubwo urumva iyo nzi kunsiga kuriya mu bintu bishobora no gukemuka isaha n'isaha Sheri ugomba kwiyakira ku bintu byabaye. Nakubeshye pe birangora cyane numvaga byibuza tuzajya kubana mwite nkaba mfite n'icyizere byiza ko nabasha kubyara ariko ufite icyizere ko wabasha kubyara subiza ndi umuganga first of all sibyo rero uburyo nshobora gutwaramo ibintu ndabizi rero nta kibazo wagira icyambere cyo ndagukunda tuzabyarana abana benshi uzashaka sibyo benshi bose uzashaka bose uzashaka sibyo Sheri umbaze nyine ndashaka ko wongera ukantera indi nda. Ako warindira basi tukayabanza tugategura ubukwe bwacu. Ndi kubona wumbewe ni iki bamuhamagariye kiri gutuma wifata gutya ndabona agenda kakwishe sinzi utashaka kumbwira. Ikintu ngo wahamagare hano ni ikimbere ukomeza witsa imitima ukimbwira niyo mpamvu nanjye nasha kukwitaba. Ibaze ko umaze gusererana rana nanone se kandi wowe naranamuhora mushwana bya buri munsi kuri iyo nshuro birakomeye mana. Uzi kandi byagenze bite? Ibaze rana ko ashaka kongera gukuramo iyindi nda. Haze wowe naranamuhora mukuramo amada ariko uzi inda ubundi yakangaye mwamukuye mutambire. Iyo kuri iyi nshuro ntabwo nshaka kutikuramo nayimubwiye yananiye kandi uko bigaragara kose yavuye hano ababaye nyine tu yavuye hano ababaye ku buryo nta n'ikintu kiri buze kumuhagarika kuyikuramo. None twaba ukicaye aho ngaho uri gukora iki? Njye nabuze ikintu ndi buze gukora mwana. Njye nawe twaserereye numvise ukuntu agomba kureka inda tukayibyara kuko izo tumaze gukuramo ni nyinshi. Hano kwipima urakabije. Uzi ko mwazageraho igihe kikazagera
mukazifuza kubyara mukabibura. sister yananiwe. Ibintu byawe naranamva bimeze kungera neza neza. Ni ukuri murakabije. Nta mukobwa nawe kunateye. Nese niba umuntu umubwiye ngo njyewe nyereka inda tuyibyare, niba ashaka ubukwe turabukora, niba nashaka ko tuyibyara njye nzamurera, ntabwo mbuze ubushobozi. Sinzi ikintu cyose kimusunikiriza kujya gukuramo inda zirenga zingahe, ni nk'iya 8 none nawe arashaka kuyikuramo. What the fuck? Ibyo birandenze pe. Nahise ko ibyo bintu mwabivuyemo we nawe. Shiri, mbabarira pe, iki nicyo kintu cyonyine cyatuma umutima wanjye wongera gutuza. Please. Shiri, mva mubwire kuba mari umutima wawe ugomba gutuza. Okay, kuba mari umutima wawe ugomba gutuza. Ikindi ntabwo nshaka kongera guca muri zino situation kandi tutari abantu. Ibaze rero byongeye kuba tutari abantu. Kandi iyo ubana n'umuntu hagiye umukurikirana isaha ku isaha, umunsi ku munsi, umunota ku munota, ariko uragenda ugataha ugasanga hari ikintu ikibazo ushobora kugira nyine ari sinyimenye, bityo nyine ubuzima bwawe unatwite simbwiteho uko bihagije. Rero wakihangana basi ukareka tukarindira igihe turi nijoro tukabana. Shashiri, mbabura twongeye tugerageze rimwe. Wabona tugize n'amahirwe bigakunda. Oya, n'ubundi gukunda byakunda, ariko bivuga ko n'ubundi usigiye wizi gute nimba uri mu gihe cy'uburumbu. Ngenda bizi. Ntabwo ubizi. Shije, ntabwo ubizi. Niwo bize kuko nguri muganga, sibyo? Iminsi yanjye wayibaze reka. Yego, unayibaze. Rero wakihangana kandi ukanyumva nk'umukunzi wawe, sibyo? Bamubwire, sibyo? Yeah. Basi nk'iminota 30 yonyine. Shingiye mu kazi. Ndakwinginze akazi urakajyamo, ariko nyine iminota 30 yonyine ntabwo tuyirenza. Ashobora kurimo kunsaba ariko. Kurimo kunsaba. Muri kano kanya ndagusaba. Ubyemera uransabye. Muri kano kanya ndabyemeye pe, n'ubwa mbere gusabye. Please. Nimugoroba ndaguhamagara uzi kundeba, ibyo tubikemure nta kibazo. Gusa ikintu kiza nashaka kukubwira ni kimwe. Kwihangana tukabanza tukabana. Shiri, iminota 3 yonyine please. Ndakwinginze. Okay. Byemeye. Ntakibazo. Nje ndagukunda. None se ubwo uri gutegura iki nyuma yuko akubwira icyo kintu? Ko mbona nyine wicaye hano, nubwo wabuze ikintu bikora, ariko ntabwo akagobye kubura ahanga. None se mbigire. Ni nkori. Ubwo se kumuzi wa mukobwa ari umusazi. Uramutse ugiye ugasanga yarangije kubikora. Wakabaye kuba wamugurikiye. Ndi gukina cyane, ndi nyir'ubwite, wabikubwiye niwe urabikora. Nko nta mikino agira, uramuzi ko ari umusazi. Ntabwo kwihangana ntabishobora, nahita mwica. Nkamwica se wowe ubanze kubyara abangaye ko mwirwamo bakuramo. Namwica yagira ibyago, namusangana n'uwayimukuriyemo nawe akambona. Kuri iyi nshuro ndi seriye man. Vanessa, ibi ngibi nazakomeza kubyorora kugeza ryari? Ariko nawe wabiteye igihe cyose mubikora, bakuyemo inda ya mbere, 2, 3, 4, none utangiye kwicuza. Kuri ubu rero namenye ubwenge. Niba ngize Imana iyindi ikaba yarinjiye, icyo ndi kumubwira yanze kumva. Nakumye hamwe tuyibyare, niba ushaka ko tubana aze tubane, ntabwo ngiye binaniye. Usubize mwabanye muri hari kubure. Ntabwo bishaka yabyanze, nese nkora iki? Ureka mugiye inama mukurikire. Aho kugira ngo uze kwicuza ikintu nyuma cyarangiye. Niba yavuye hano ubizi ko ari cyo kintu kimujyanye, wakabaye wamukurikira ukajya kumuhagarika. Uko bangura mukurikira yagiye. Urasanga yabirangije.
telefone ye yanjye nayikuyeho. Sirinde kukubwira se ko muzika n'umusazi ukaba wamuretse nyine yagiye wenyine ubwo nyine agenda kuri bya yakubwiye agenda bishyira mu bikorwa se ntabwo umuzi uramuyobewe. Ibaze aramutse abikoze none ari muzongere kubyara. Ibaze aramutse abikoze ukazifuza kubyara bikanga. Ibyo ari byo byose nta kuntu yaba atagiye kureba umuganga wakundaga kubidukorera n'ubundi. Ubwo ngubwo bishoboka ko ari hashoboka kuba yagiye. Nze musange. Kandi ngiye mbabara wihute pe mbabara wihute bro. Rwose mbabara ugende byewe indeba. Dr. Wiriwe. Karibu. Meze mute Dr. Meze neza. Meze neza. Rano meze neza se. Turashimana. Nawe ubwo wamamagaye, uko wamamagaye nyiri mu rugo. Yego. Uranunguye. Ushakaga nawe. Ariko nawe gukora ibintu cyane rero nawe. Rase kutareka kubikora ahubwo. Nuko ari igihe umuntu nyine haza ikintu utacyiteguye ukabwatereka nirenze nk'umwaka. None se ni wa musore wawe? Cyane. None se ko mutazanye? Mundi kari wamamagaraga ngo mbakorere ko mutazanye. None ubu ntabwo ari kubyumva neza. Rero nese ko cyaturimo kubyumva. Serivisi ari kuvuga ngo tumubyare kandi urabizi ko nta bushobozi dufite bwo kubyara umwana. Ubu usanga ngo byara umwana atabyiteguye agasanga umwana ari kwandagara, ugasanga abuze ibyo kurya, agasanga turi kujya kumureresha. Ariko rero umwana yandagare wabikumira hakiri kare. Ariko ni nabyo n'ubundi nta mpamvu. Urana umwana wamugane ararushya. Umwana ararushya ubundi ugomba kumutegurira uburyo azakuramo. Yamara gukura noneho urabizi noneho ko ibintu byahinze muri no minsi amashuri bisigaye ari danje. Ntabwo murateganya basi wenda kuba mwakora uko wenda ko n'umukuru ko muzagira umuhate wo kugira ngo mubyare. Oya ntabwo tugusenyere tuba tukiri kubivugaho ariko ntabwo birajya muri process yuko tuvuga ngo ejo twabikora cyangwa ukwezi gutaha. Ni ugushita cyashakisha muganga nawe kandi ubibona ibintu byarahenze. Rero ntabwo ari ikintu umuntu yahita afata gutyo ugahita yihutira. Twe ushaka gutegura ubukwe imyaka 2 cy'ubutegura. Nese ubwo uratekereza iki yuko nunamuka ubikoze ubwo muri buze kumvikana? Oya mugabo n'ugiye ikibazo. Ariko nta n'impamvu. Nubwo ubwo ntashaka gutumvikana, ubwo impamvu ashaka gutumvikana ngo abasore hari ibintu twishyiramo cyane. Agari natwe tuba twiye. Nibyo nengeye kuvuga. Urumva twishyiramo ngo nta kintu bitwaye kandi mu by'ukuri nawe mwana w'umukobwa niwe ingaruka zigeraho. Rero ni nawe ugomba kwirwanirira. Urumva? Nawe ugomba kwirwanirira. Kazana nkaba nabigufashamo nubwo nawe wampa amafaranga makeya. Kandi bagarara wese ko nta bushobozi dufite bwinshi. Wiriwe. Bite? Ko wicaye hano se hanze? Urarwaye? Yawe narine narwaye basi. Ufite ikihe kibazo? Kwa muganga ntabwo ari gukora? Kwa nkumangira basirimo. Kumangira? Uri gukomanga ntabwo ari gukingura? Wakomanze ntibakingura? Wabanyuzeho ku muryango w'inyuma se warebye? Nene yicaye amasaha 2. Nangandi hafi kuzuza yandabira. Se sindikwibaza ikibazo cyaba gihari. Hano wani impamvu nashaka kuhava ngende gukeka ko umugore wanjye ari hari. Umukobwa wawe. Umugore wawe byaje kuhakora iki se? Umugore wanjye nako ni girlfriend wanjye ntabwo ari umugore wanjye.
namuteye inda nyine tukwakundi bisanzwe ariko ikintu kibabaje umukobwa arimo arashaka kunkuriramo inda kandi njye nabyanze. Uyu muganga w'ahangaha rero ndi gukeka ko ari uri kuyimukuriramo inda, niyo mpamvu ndi no gukomanga nkabura n'umuntu unyingurira. ubwo se yaba ari we muganga? Okay, njyewe nari nje kureba, njye hari umugabo wanjye ukorera hano Dr. Chris, niyo nari nje kureba, ariko niba ufite ikibazo sibyo namuvugisha akakuvugishiriza uwo muganga wundi. Mubwire niba ari n'umugabo wawe, mubwire asohoke areke gukuramo inda y'umukobwa dukundana, njye inda yanjye nzayire. No, calm down. Mubwire asohoke. Ntabwo ari umugabo wanjye ukuramo amada sibyo? Okay, nta kibazo, nta kintu bitwaye, gusa umusore uzagende umwicaze umubwire yuko mugomba kubana, basi mubane mubyaye sibyo? Apana nyine kuba yagutera inda gutyo nangiza ujye kuba iwanyu sibyo? Ujye kuba iwanyu nta mpamvu yo kubyara umwana w'umugana utamushaka. Kwaba ari kubabaza ababyeyi nanjye ubwanjye naba nangije ejo hanjye hazaza mu gihe tutagiteguye babye wangije. Yego ntabwo nabura kukubwira sibyo? Ntabwo ntekereza ko gukuramo inda ari cyo gisubizo. Ntabwo iki kintu nabura kukikubwira. Wenda ku mpamvu zawe ndashaka kwinjiramo zawe bwite, wenda ibyo waba ugiye gukora nibyo biguha amahoro, kandi ibyo biguha amahoro nimba ubona kubyara bite biguha amahoro wakora nyine ibyo ngibyo ushaka biguha amahoro. Nta kibazo muka. Aryo yindi baye kangahe? Bibaye y'umunani. Ariko nta kibazo, haracyari kare, nzayibyara. Iyo nzatwite nzayibyara kingi. Ariko wenda uzabe wagize, kuko n'ubushize warambwiraga buri gihe waraza gukambira yakangaho uzayibyara sibyo? Gusa ubwira umusore abishyiremo imbaraga, mubane, agutere inda, deni mubyare. Nta kibazo muka. Okay. Ngaho rero ngerageza muri ibyo nigiye. Binini rero byarahenze, n'urushinge rwo kugutera, nuko buriya inda yawe ikiri ntoya. Nuko ikiri ntoya kuko iramutse iri nko mu onindimo mugayisi. Ariko kuhamagara bakubuze. Aba ni abantu bo mu karere abashaka kuza kugenzura ibintu. Ari no kukubwira kumva inda yawe yamutse igiye mu mezi 5, rero umuntu ajya bambwira kubafasha bimeze gutyo, agacira amafaranga ni make. Ubwo rero icyo navuga nakubwira cyo kigizwe n'izo byiza ngo wowe Muganye n'abakora amada ni umudokiteri usanzwe, ariko nyine basi komanga basohoke, wenda byanapfa ibintu byo kuko ndi gukeka ko impamvu batari no gukingura ari uko bari bize bari gukuramo inda y'umwana wanjye, kandi njye ntabwo mbishaka. Ngaho tuza sibyo, tuzi ibintu turabikemura, ariko ntabwo ari umugabo wanjye ukora amada. Nta wundi muganga ukorera ahangaha. Umuganga ukorera ahangaha yitwa Chris. Niba ari we mugabo wawe ubwo nawe uri kubyumva, gusa njye kintu nakwisabira niba ari n'umugabo wawe. Uvuze nde? Ishaka ukuntu bihagarika. Uvuze ngo nde? Umugabo wanjye Dr. Chris. Nivuze ngo niba ari umugabo wawe uyobeye ko abandi barimo ari abaforomo, dogiteri niwe wenyine urimo. Oya, ushobora kuba wibeshye wenda, gusa ntabwo umugabo wanjye akora amada. Midira asanzwe akora ndayizi kubera ko ntabwo dukoranye igihe gitoya. Fasha ibintu ndi kuvuga ndabizi pe. Fasha ibintu ndi kuvuga ndabizi. Niba wabasha kumuhagarikira. Umusore ushobora kuba ufite ikibazo mu mutwe, ntabwo umugabo wanjye yakora, ntabwo icyo kintu yagitinyuka. Nibyo yigira ariko araza gukingura. Umugabo wanjye ngewe ni cyangwa ashobora kuba hari n'undi mudokiteri mushyashya wenda akaba ari uri kwibeshya ukagira ngo umugabo undi muganga ubana. Dr. Chris dukoranye igihe kinini, ntabwo ari inda ya mbere yaba akuyemo yuriya mukobwa ngo nirane.
ntabwo ari iya mbere niyo mpamvu nta wundi muntu agomba kwitabaza Ngwiki? atari Chris. Uravugisha ukuri? Jesus Christ. Bivuze ko yakuyeho nimero ye wambwira ko ari mu biki? Wambwira ko ari mu biki ari he? Nanyuze iwe nkamubura. Wambwira ko yagiye he? Yavuye mu rugo ngiye turakaranyije. Yavuye mu rugo dutonganye ariko namubwiye ngo ikiba cyose ntakuremo inda y'umwana wanjye. Inda zirenga zinga yawe amaze gukuramo ntabwo byakunda. Mbabariza ngo ntabwo nshaka kuzumva pe. Oya, ntabwo umugabo wanjye yabikora. Ntabwo umugabo wanjye yakuramo inda pe. Ufite agahinda k'umugabo wawe. Genda hari wenda wabimpagarikira. Ntabwo umugabo wanjye yabikora. Ubabajwe n'umugabo wawe wowe n'inda y'umwana wanjye bari gukuramo. Chérie, nawe waje? Umeze gute se? Meze gute? Umeze gute nyine? Kandi urakoze kuza kuko ibyo nakusabye kare ubikoze gahinjira ariko manza mvugane nawe yawe. Wait. Iki se? Hari ikintu kimwe nshaka kubaza. Ibintu uriya mugabo ambwiye nibyo. Uretse ko ubwiye gute? Ndashaka ngo umbwize ukuri. Uravura ukuramo inda ukora iki? Chérie, wari ko kumbariza ibyo bintu hano. Ndavura. Mbwira ukuramo inda. Sibyo? Okay, chérie. Niko kazi ukora. Oya. Ubanza wumve. Niko kazi ukora, sibyo? Ariko kazi. Igihe cyose warunyihishemo. Chérie, ko hano hari abantu. Hano hari abantu reka tujye. Wenjira ndaza. Wishaka kunjyana. Winjira turaza kuza kuvuga. Sako kare ko twari tumeranye neza. Wakinjira. Injira turaza kuza kuvuga. Uri umugome. Ntabwo ibyo urimo gutekereza ari byo. Atari byo. Uriya muntu arambeshye, sibyo? Arambeshye. Ngemereza serivisi umuntu uzinsabye. Serivisi utanga nizo gukuramo amada zirimo.